nyagasani nzamwituriki sugi baruta bose Mariya. Reka twongere tubahe ikaze mwe mwese mukurikiye Imana idukunda media, namwe mwese mubasha kubona ibikorwa byacu. Uyu munsi rero tubafitiye abatumirwa babiri, abamubona imbere ya kamera zacu, baraza kugira umwanya wo kutwibwira no kutubwira byinshi mu byo bakora. Ni abanyabigwi, buri wese akora byinshi ku giti cye. Reka ndeke kubavugira ibintu, mbahaye umwanya mwibwira abadukurikiye. Murakoze, nitwa Yezu Epiphanie. murakoze, nitwa Jean Claude KARAKE, aba ndi umuhanzi mu buzima busanzwe, nkaba ndi rwiyemezamirimo, bafite kampani yitwa KARAKE Construction Limited. Nkaba rero nishimiye gusangira namwe ikiganiro. Turabashimiye cyane Epiphanie na Jean Claude, abantu benshi bazi ku izina rya KARAKE. Epiphanie ubundi ni muntu ki mu buzima busanzwe? Umuntu ashatse kumenya Epiphanie yamenya ko ari inde? Murakoze, Epiphanie ni umuririmbyikazi, akaba n'umuhanzi wikorera indirimbo ze ku giti cye. Murakoze. Aho rero harazamo ikibazo cy'amatsiko, umuntu wese ubakurikiranye aribaza impamvu Jean Claude ari kumwe na Epiphanie ku munsi umwe. Ni gute mwahuriye mu kiganiro kimwe? Ni iki cyabahuje nk'abahanzi? Umuhanzi ku giti cyawe, Epiphanie nawe ni umuhanzi ku giti cye. Ni iki cyatumye muhura uyu munsi tukaba twabatumiye muri studio? Murakoze. Epiphanie ni umunyamuziki tuzi nk'umuririmbyi wa solo kandi w'umuhanga. Kuba rero twahuye kuri uyu munsi, hari indirimbo turi gukora dufatanyije. Uyu munsi rero twahuye tugira ngo dufatanye gutegura audio. Arimo arandirimbira, yari kumfasha cyane cyane mu ijwi rya soprano na alto, kugira ngo mu minsi itari myinshi iyo ndirimbo izasohoka, izabageraho, muzayibona kandi zikizabashimisha. Arakoze cyane Jean Claude. Wenda reka mbaze Epiphanie, ahakura ni iyihe mpamvu yatumye Jean Claude akwiyambaza kugira ngo ube wamufashe? Ni nk'ikihe cyizere wamuhaye kugira ngo umufashe mu ndirimbo? Kuki ari we yahisemo? Muri make iyo mpamvu nayo nabona, kuko njye ni n'ubwa mbere tubonanye. Nabonye ampamagara, ntabwo nari muzi pe. Ubwo we ahubwo afite impamvu yatumye angirira icyizere, akanyizera, akambwira nze mufashe. Ushatse kuvuga ko Jean Claude n'ubwa mbere mwari muhuye, ntiwari usanzwe unamuzi? Ntabwo nari muzi, numvaga izina ariko ntamuzi. Hari igikorwa cya Jean Claude se wari usanzwe uzi byibura cyatumye witaba telefone ye? Oya, njye icyo narinzi cyo nuko narinzi ko ari umuririmbyi, ariko ntago nari ntaramubona. N'ubwa mbere mubonye isura, n'ubwa mbere nkibonye. Nimwe bavuga ngo nakumvaga narakubona. Yego. Wenda hagati aho ngaho reka tubaze Claude, benshi bamenyereye ku izina rya KARAKE, nawe urarifatira aho ngaho ko ari KARAKE. Jean Claude atubwira impamvu yaguhisemo, kuki wahisemo Epiphanie kuba ari we wagufasha mu ndirimbo yawe? Murakoze. Hari abakobwa benshi bamfasha mu ndirimbo nkora, kuko maze gusohora indirimbo ebyiri. Iya mbere yitwa ibisingizo, nayita ko ari yo mfura mu ndirimbo zanjye. Abantu benshi rero barayizi, kunda gucaho cyane, irazwi. Iyo ndirimbo nyisohora ya mbere, hari abakobwa bamfashije kuyikora. Nkora indi ndirimbo ya kabiri yitwa Impuhwe z'Imana, nayo irazwi cyane. Nabwo hari abakobwa bamfashaga, kuko biba byiza iyo ugiye gukora ikintu, donc ushaka abantu bavuga ngo cya kintu kiruze kurushaho kugira ngo kigire uburyohe kandi kiryohera abantu. Hari abakobwa rero b'abahanga, harimo na Epiphanie. Impamvu namutekerejeho nuko ndamubona kenshi mu ndirimbo aririmba, mu ndirimbo akora,
zikanshimisha narazikunze bityo rero bituma ngomba kumwiyambaza akaba inshuti yanjye by'umwihariko mu bijyanye nyine n'ubuhanzi no kuririmba. Niyo mpamvu rero namuhisemo kugira ngo azamfashe andirimbire, numva ijwi rye rije mu ndirimbo nkora byagira akamaro kanini kandi bikarushaho kugira uburyohe mu bafana bacu cyangwa se mu bo dufasha gusenga. Indimi neza abasenze kabiri, kandi ibyo dukora ntabwo tubikora ku nyungu zacu, ni inyungu zo kugira ngo twamamaze ubutumwa mu ndirimbo, dufashe abakristo benshi ariko natwe tubashe kwitagatifuza mu mitima yacu. Urakoze cyane Claude. Epiphanie, tumva ufite izina izina ryawe ryarogeye, ijwi ryawe ryogeye hose. Ubwo wenda ku muntu utari usanzwe azi Claude cyangwa se Karake, tubwiye ko ufite indirimbo ebyiri umaze gukora mu buryo nakwita bwa audio visuel. Habaho amoko menshi, indirimbo ishobora kuba ari zimwe twita iz'Imana cyangwa se iz'isi. Ese indirimbo ukora ni iz'isi gusa cyangwa uravanga ni iz'Imana gusa cyangwa uravanga ugashyiramo n'iz'isi? Urakoze. Muri gahunda afite n'impano mfite Imana yampaye nizo umuziki mu mpande zitandukanye n'indirimbo z'isi nabasha kuzikora, ariko mu ntumbero yanjye cyangwa se mu muco wanjye niko nabivuga, nakuriye umuryango w'abakristo, n'ubundi nari umuririmbyi, nabyirutse ndi umuririmbyi kuko natangiye kuririmba mu 1994 igihe cya jenoside yakorewe abatutsi. Nibwo ninjiye muri korali rero mvuza ingoma, ndi umwana mvuza ingoma ariko numva nkunda umuziki cyane. Kuva icyo gihe rero nakomeje umuziki, ariko umuziki cyane cyane ushingiye kuri Eglise Catholique. Nubwo naje kwiga umuziki usanzwe ku buryo n'indirimbo zisanzwe z'isi nazikora, ariko ntabwo ariyo gahunda mfite y'umuziki nkora, kuko ntabwo umuziki nkora ngira ngo nababwiye ko mu kazi gasanzwe ndi rwiyemezamirimo. Numva rero ntaho bihuriye n'umuziki. Umuziki nkora rero mu by'ukuri ni umuziki kugira ngo nitagatifuze no kugira ngo mfashe abakristo gusenga. Ntabwo rero muri gahunda ntabwo mfitemo gahunda zo gukora indirimbo zijyanye n'indirimbo z'isi zisanzwe. Nkora indirimbo z'Imana. Nubwo maze gusohora indirimbo ebyiri, ariko mfite indirimbo nyinshi nteganya gusohora muri iyi minsi izaza. Hari n'indi sohoka bitarenze mu byumweru nka 2 ariyo ndi gukora na Epiphanie. Maze mushimire, yarakoze kumpa umwanya, kandi yarakoze kwemera ko duhura tutaziranye. Yajyaga mbona wenda mu ndirimbo nakoraga akananyumva, ariko uyu munsi nk'uko bivuze ko nibwo twahuye amaso ku maso, ndanamushimira ko yampaye n'umwanya kandi akemera kuza kumufasha. Epiphanie nagira icyo bivuga. Yego, nanjye ndagushimiye kuba warangiriye icyizere. Nanjye ni iby'agaciro gakomeye kumva kumenya n'umunyamuziki. Nyine nanjye ndi umunyamuziki, hari icyo nzakwigiraho nk'uko nawe hari icyo wanyigiraho. Jean Claude yatubwiye ko hari indirimbo ebyiri afite ziri hanze. Uravuze uti nanjye ndi umunyamuziki. Mu muziki ni icyo ukora ubundi cy'umwihariko cyawe abantu batuma bavuga ngo Epiphanie turamuzi mu muziki? Mu muziki mpimba indirimbo, nkamara kuzihimba ubundi nyine nkanaziririmba. Mu ndirimbo uhimba unaririmba, hari nk'indirimbo wumva igora ku mutima? Abakurikiye Imana dukunda media ubu ngubu bafite amatsiko yo kumva ukuntu Epiphanie aririmba abatakuzi. Shaka kubaririmbira nk'indirimbo imwe igora ku mutima. Mu by'ukuri nkunda Bikira Mariya cyane. Wenda kuba ngiye kuririmba indirimbo nyine munsabye iyo nkunda cyane impora ku mutima ni ya Bikira Mariya, nahimbe Bikira Mariya ko mukunda. Oya, nta ndirimbo yanjye nanga kuko zose nyine zavuye mu mbaraga zanjye, ndazikunda. Sugi baruta bose Mariya, sugi baruta bose Mariya, ni koko uri mwiza
ubaruta bose uri mwiza uzira inenge ni koko uri mwiza ubaruta bose. Murakoze. Hari ikibazo cy'amatsiko buri gihe umuntu ahora yibaza yo yumvise umuntu akora umuziki. Akenshi umuziki ntiwawukora uri wenyine. Urahimba indirimbo, ugahimba melody, indirimbo ikarangira ariko ugakenera kuba wasohora audio, ugakenera no kuba wasohora amashusho. Ibyo byose bitwara amafaranga niba ntibeshye. Akenshi rero iyo umuntu akubona ukora umuziki aribaza ati se uyu muntu ni iyihe purpose, ni ikihe cyerekezo ufite mu muziki, niyo mpamvu ituma ukora umuziki, ese ni izihe nyungu ubifitemo? Murakoze cyane. Ngira ngo ntangira nabibabwiye ko gukora umuziki nuko nkukunda, nagize amahirwe ariko nabyita gukunda umuziki kwanjye kuza no gutuma nkukurikirana mbasha kugiraho nonsiyo, mbasha kwigaho umuziki ho gateya, ntabwo ari umuziki mwinshi uhambaye kuko nagiye nkuhuza no kwiga ibindi bijyanye n'ubuzima busanzwe. Ntabwo rero nakurikiye umuziki numva ko ari uzantunga, ari uzambera mu buzima busanzwe, habwo umuziki mwiga nawize kuko numvaga nshaka kuzawukora kugira ngo cyambye kugira ngo unezeze kuko nawukundaga, no kugira ngo mfashe n'abakristo gusenga. Rero urumbajije ngo nkukora ngamije iki, kubyumva biragoye kuko mu by'ukuri gukora indirimbo birahenze. Buri indirimbo yisohotse ifata mu bihumbi nka 300. Nabyo nuko ari abantu tuba dusanzwe tuziranye tugakora umuziki gutyo kuko bazi ko natwe nta musaruro tugiye kuwubyaza, ariko iyo ndibyo sanga indirimbo imwe irangira ihagaze mu 300. Gufata ibyo 300 tukajya kubitanga, umva ni ikintu kitoroshye, uzi ko atazagaruka. Ngira ngo nubwo yafata ukajya kuyacuruzamo inyanya, ukayacuruzamo ubunyobwa, ayo mafaranga yakunguka akajya avamo nawe ikigutunga cyangwa se n'igifasha uwo muryango. Ariko mu by'ukuri ntabwo ngiye ariko bimeze, kubera ko gukunda umuziki kwanjye no kumva ko ngomba kwitagatifuza nkafasha n'abakristo gusenga, ibyo bituma mbasha gufata ya mafaranga nkayatanga nta kintu nkurikiye, nta n'inyungu zindi nshakamo, kugira ngo bimfashe. Mbega nicyo niyemeje kandi no muhigo nahigiye imbere y'Imana, nakunze yangerageza mu by'ukuri nkakora indirimbo uko nshoboye uko mbibashije, ariko nta zindi nyungu ziri mu buzima busanzwe mbiteganyamo. Nubwo zazazamo ntabwo mbizi, ntabwo nzi uko zizaza, ariko mu guteganya kwanjye nkora umuziki numva kugira ngo nitagatifuze kandi kuko mba nkukunze kandi unejereje. Murakoze. Murakoze cyane. Epifani, ngufite ibibazo bibiri. Ikibazo cya mbere, watangiye umuziki ryari? Muri icyo kibazo iyo ni A. B none iravuga ngo ni ikihe kigeragezo uzigeze uhura nacyo gikomeye mu muziki cyatumye wumva ushaka kuba wawureka? Murakoze. Nanjye natangiye umuziki ndi mutoya, njye natangiye muri 2007. Nigaga mu 3 primaire. Noneho njye mu buzima nakundaga kuririmba, ko kera nkiri muto ntabwo nakundaga kuvuga, nabaga ncecetse cyane. Ubwo natangiye njya gusenga njyana n'ababyeyi kuko bari abakristo, tukajyana mu misa, nagerayo korari karirimba ngaceceka simvuge. Ubwo misa yaza kurangira nataha nagera mu rugo, za ndirimbo zose ya korari yaririmbye nkazisubiramo. Narakaradi. Noneho kubera ko basaza banjye babaga muri korari, twebwe iwacu babyaye abakobwa bakeya, babyaye abahungu benshi kuruta abakobwa, babaga muri korari, bakambwira uzaze tujyane muri korari. Ariko mu by'ukuri njye ntarumva korari numva nshaka kujyamo. Najyaga mu mise 2 ku munsi ngira ngo numve korari izaririmba neza bikanyura nkayijyamo. Umunsi umwe rero ugira mu misambo na korari y'abana yaririmbye, maze kurimba ndavuga ntiriya mu mutima, ariko nta muntu mbibwiye iriya ndayijyamo.
ubwo hari ku cyumweru, uwa gatandatu ndukurikiyeho niho barepetaga samedi njya muri korari. Ariko kwa ko natinyaga abantu ncecetse ntavuga, ndabase bara abantu kumva ari benshi, uranzajya mbasha guhagarara ndirimbe ntago nzayangira ubwoba. Ariko ndagenda baranyakira, barananyuzura nyine bambaza ibibazo byinshi ntazi, ariko ngize Imana nyine mbona baranyakiriye. Nkomeza ubwo ngubwo kuririmba uko nguko nyine iyo korari nyikuriramo, maze kuyikuriramo nyine ndaniga kuririmba, ndabigerageza ndabishobora. Maze kubimenya muri 2016 uko kera bakajya baza gukorera ibitaramo nyine iwacu Kabgayi, barandokita bati n'umwana tubona hari ukuntu imiririmbire y'imeze, batujyana turi abana 10 tukatuza tukarepeta, twamara kurepeta tugataha tukajya kwigisha bya bindi natwe twize. Nuko imiririmbire ngigenda izamuka kanyura no munota. Ndagerageje gusubiza ikingicyo. Mu buzima rero ibigeragezo ntago bibura, ariko si kuvuga wenda ko nta bicantege biba wenda, ariko harakana Imana, njya nshimira Imana yampaye ingabire cyangwa nk'Imana, Imana yampaye kwihangana. Ni byinshi wenda byakubuza pe, ariko ngiye kuko mfite icyo nshaka, mfite n'icyo ngamije, kuko nkora ibintu byanjye ntago nkora ngo ndebere ngo emengo ngo ari gukora ngo rikananye nkora kuko yakoze. Ngenda akora byakwanga nkamenya ko byanze, uyu munsi niba byanze nyine biranze ariko ejo bizakunda. Ngiye ntago gerageza kubyihangana kuko mba nzi icyo nshaka. Epifana arakoze cyane. Mbere yuko nkubaza ikibazo cya kabiri, hari akabazo k'amatsiko nshaka kubaza Karake. Uno munsi turi mu bihe bidasanzwe, yaba mu Rwanda cyangwa no ku isi hose, yaba kiliziya yaba n'andi madini, twese turi mu bihe bitatworoheye by'icyorezo cya COVID-19. Uno munsi ugize amahirwe yo kubonana n'Imana ikagira nk'ikintu ikubwira ati ndashaka ko unsaba ibintu bibiri, ibyo bintu bibiri wayisaba ni ibi? Urakoze, mbajije ikibazo cyiza kandi kinyuze umutima, ahubwo n'Imana ibyumve. Imana ibyumve rwose. Ikintu cya mbere nasaba Imana, nayisaba ubugingo. Nayisaba ubugingo, ubwo mu Kinyarwanda cyiza ubwo ni ubuzima buhoraho. Izamo ubuzima buhoraho, kuko ni nacyo tuba duharanira, nacyo tuba dukora, kwemera tukafata umwanya tugakora indirimbo, tukajya gusenga, tugafasha abakristo mu mpande zitandukanye. Nuko icyo tuba tugamije cyane ni ukugira ngo izaduhe ubugingo buhoraho. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri rero nayisaba, Mana ubyumve ndagukunda kandi ndakubaha. Nubwo byari ikibazo bari bambajije, ariko nawe ndagusabye mbaye nkaho n'ubundi ndi kusaba Imana. Ikindi ni uko yampa ubwenge, yampa ubwenge bwo kubasha kwitwara mu buzima busanzwe ndetse no mu buzima bw'isi, kuko ino si yacu iragoye. Murakoze. Hanyuma Epifani, wowe kuri ibyo ngibyo twari tuvuze, urumva ari icyo wasaba Imana bibaye ari ibintu bibiri no munsi ikubwira uti mwana wanjye gira ibintu bibiri nsaba bitewe n'ibihuriro? Rero kuba turi mu bihe bigoye nyine bya coronavirus, nyine yugarije isi yewe n'igihugu cyacu turugarijwe pe, birakomeye. Ariko mu buzima ibintu byose birashoboka. Ntago twakwishimira nda kubaho duhora tunezerewe cyangwa duhungo duhere twishimye gusa, kuko ubuzima bwose tugomba kubucamo. Rero kuvuga ngo wenda n'urugero mvuge ngo Mana aka kanya ngo kuraho coronavirus, hari impamvu. Kubi byose biri kutuba, ntago Imana ibaye ko coronavirus ya umunota umwe cyangwa isegonda imwe Imana zikayikuraho. Rero hari ikintu Imana ishaka ko kutwigisha. Rero icyo nasaba Imana, nabwo ati Imana mpishurira, umpe kubona igikwiye, umpe gushobora kubasha kugira uko nakwitwara muri kino cyorezo. Wenda harimo benshi kumva ngo byacitse, n'urugero ngo reka wenda ngo niba nasengaga ngo reka ndeke gusenga, ngo nundi Imana ngo ntagira ibunyumve. Njye nayisaba ikampa ubutwari n'imbaraga kugira ngo mbashe guca neza muri kino kigeragezo, nuko gitoshya ko ikampa imbaraga n'utwe kugira ngo mbashe kugicamo neza.
murakoze. Epifani arakoze cyane. Turi kwerekeza no ku musozo, wenda ndahera kuri Claude asoreze no kuri Epifani, ugira ubutumwa bwihariye wenda wahereza umuntu udukurikiye ukunda umuziki. Donc niki wamushishikariza kuba yakora bigendanye n'ibihe turimo, bigendanye n'uko ubona umuziki wa Kiliziya Gatolika cyane mu Rwanda, aho uri kwerekeza, aho uvuye naho ugejeje ubu ngubu, niki wamushishikariza? Murakoze. Ngira ngo umuziki kuwuvuga ushobora kuwuvuga ntusoze, kuko umuziki uri mu bintu nabivuga mu bintu bitatu. Icyambere uri mu bintu bya mbere bituma umuntu ashobora guhindura ete yararimo, donc uryohera umutima. Icya kabiri, umuziki ushobora guhindura imitekerereze yawe ufite iyo wamaze kuwinjiramo, wamaze no kumva uburyohe bwawo. Icya gatatu nuko umuziki uri mu bintu nanone ngira ngo bayivuze neza ko iyo uririmbye neza ubusenze kabiri, ubwo tugiye mu buryo bw'isengesho, uri mu kindi kintu gikomeye kirushaho kidufasha cyane cyane kwitagatifuza. Ubwo rero warumbajije ngo inama nagira nk'abantu bashaka gukora umuziki, abantu bashaka kuwujyamo, nizeye nuko ikintu namubwira cyane nuko yahisemo neza, kuko guhitamo umuziki ni intambwe ikomeye kandi ni intambwe izamugeza ku bintu byinshi bitandukanye. Rero biragora kuko bisaba gufata umwanya uhagije. Umuziki bisaba kuwuha umwanya, nubwo ari mwiza tuwukunda unadufasha no kwitagatifuza, ariko bisaba yuko unahuha umwanya. Niba rero umunyamuziki wowe wenda udukurikiye ushaka gutangira kujya mu muziki, ushaka gutangira guhanga indirimbo, kwiga gucuranga, nuko ugomba kubiha umwanya uhagije kugira ngo uzarusheho gukora ibintu bikuryohera, binaryohera n'abandi, kuko nubijyamo utabishyizemo imbaraga ntabwo bizagenda neza. Rero nakugira inama yo gushyiramo imbaraga kandi ukabiha umwanya uhagije. Nzi ko bizagufasha kandi bifashe n'abazajya bagukurikira kuryoherwa kandi no kurushaho kwitagatifuza. Hanyuma reka tugere kuri Epifani atubwire, nk'uko nari mbivuze, ubona ni iki wabwira umuntu ukurikiye Imana Dukunda Media, ugukurikiye nk'umunyamuziki, ariko byerekeranye naho umuziki Gatolika wo mu Rwanda ugeze kuri uyu munsi, ukurikije aho wavuye naho ugeze uyu munsi? Nanjye ikintu nabwira abantu badukurikiye kuri Imana Dukunda TV nuko kugira ngo ujye mu muziki bisaba ibintu byinshi. Ni byiza ushobora kuba uwukunda, ariko kuwukunda byonyine ntago bihagije. Uzawukunda, ugire ubushake, ushyiremo n'imbaraga nyinshi, yewe n'igihe uzabikora byange, nakuga ko nubikora bikanga ntuzacike intege. Uyu munsi urabyuka, ejo ukaryama, ariko uzakomeza izo mbaraga. Kandi muri uno muziki wacu wa Kiliziya Gatolika ntuzavuge ngo uje nyine ngo uje gukora umuziki wishimishe abantu bambone, reka nigaragaze, kuko tuba turi mu butumwa, tuba turimo kwamamaza ijambo ry'Imana. Rero ni ukubikora mu isengesho, ukajya ubikora unasenga. Uwo muziki wawe ukawukora usenga, usaba Imana kugira ngo igushoboze koko ubwo butumwa ugiye gutanga. Uvuga ati ibintu mvuga, ibintu nama ngiye kwamamaza cyangwa ibintu ngiye kuririmba, nge ndabivuga bindimo, ibyo ndi kubwira abandi ngewe mu mutima wanjye bindimo. Icyo gihe numara kubitekerezaho kumva ko ibyo uvuga koko ibyo uri gusohora hanze uri kubwira abantu nawe mu mutima wawe bikurimo, yewe n'Imana izabyishimira kandi izanagufasha. Ariko niba ari ukuza ukaririmba koko hari abantu tukabona waririmbye, wahogoje, amagambo ni meza, ari yego arumvikana, ariko mu mutima wawe urarangaye, nta kintu kirimo, nta kintu nawe ubwo bizakomara, nta n'ahantu uzagera, ni wa muziki urangira w'akanya gatoya. Rero bikoze mu isengesho biragufasha kandi bigafasha n'abakumva. Ndashaka kugira ngo muhuze wenda nk'indirimbo, simbizi iyo muri buhurire, ariko muyivugane ku giti cyanyu, muyihurizeho, ubundi muse nabegerana mukaririmbe abadukurikiye
bumve mwembi muhuje ukuntu byaba bimeze kugira ngo bagire amatsiko y'indirimbo mugiye gusohora ukuntu izaba imeze. Nyagasani nzamwituriki, Nyagasani, Nyagasani, Nyagasani nzamwituriki, ku byiza byose yamaye, nzazamura inkongoro y'umukiro, nambaza izina ry'Imana, nzarangiza amasezerano nagiranye n'Uhoraho, mu maso y'igihugu cyose. Nimuze dushingize Uhoraho, turirimbe urutare rudukiza, duhanike, duhanike amajwi, tumuririmbire, tumuririmbire iby'ishongoro, n'umwami, n'umwami ukomeye, n'umwami ukomeye, asumba imana zose, n'umwami ukomeye. Wow, murakoze cyane. Reka mbashimire mu izina ry'abadukurikiranye, ry'abakurikiranye ikiganiro, mwakoze cyane. namwe mwakoze cyane. Natwe turabashimiye, mwakoze guhitamo ko tujyana ikiganiro. Imana ibahe umugisha, n'abadukurikiye mukomeze muryoherwe n'umuziki, mukomeze muryoherwe no kuririmba, kandi turirimbira Nyagasani. Murakoze. Turabashimiye cyane, twishimiye kuzongera guhura namwe mu kiganiro cy'ubutaha, yaba muri kuririmba cyangwa se twabasanze mu bikorwa bindi bitandukanye mwavuze mukora. Hanyuma reka nongere nifurize abakurikiranye ikiganiro cyacu cy'uyu munsi kuri Mani Dukunda Media umunsi mwiza, mbifuriza no gukomeza kwihangana cyane ko turi mu bihe bitatworoheye twese, yaba mu Rwanda n'isi yose. Nshishikariza abatarakora subscribe cyangwa se abatarakanda kuri notification kuba bayikandaho kugira ngo ibyinshi biri imbere batazabicikwa. Murakoze cyane.